kuva waba wari wabona ihene ifite amaguru 3 nakugira ihene ndamaguru 2 kamwe agacimba reba hano uri kunyumva ndeba nibi byiso byawe biturumurire hano ndeba uranyumva neza abakuru bambwiye ko bishimye uje kumukire abantu bose bazagenda mu zibira cyabo bakupfukamire abandi bagusuzuguraga bazaye bakugana tega amapana Robert. Yes, hello. Makuru. Kamera cyane bose. Nyinshi. Yego cyane. Bitese. Cyane byiza. Kumbana se ucaye imihanda imeze bite? Byakaze. Shamba numva mu rugo handambiye. Kano gasima kaba kanjaye kuba nishiriye ko yene nito. Akayaga ko ku muhanda. Yego. Ndi makuru. Kuri ni meza. Aha nahese. Mvaye Fiyonge mu byanje nyine ndabizi warabuze ariko kanyenyeri kanje se ntikagikora ko bagira ngo baranyibagiwe bamburanye iki sha mwana bamburanye iki iyi minsi mba mbona bagira ngo nakazi kenshi ariko urunda haje mu minsi ndahari kabisa nakazi sose umuntu mashaka amafaranga gatuma wibagira ahantu twavanye ntabwo rero abajemo kandi kabazo ngo oya ntutekereze byinshi abakire ndabizi ntiwe kuvuga byinshi ase n'ubukire we ni ariko ntacyo wamburanye urabizi ndaharuba udasenga mba nkubwiye kuri pasteur sabara umunyama udasenga nta munyarwanda udasenga cyangwa umuntu kwisesa arasenga twese tuzi ko Imana ibaho wajya gumana ubuzi none dore ntabwo narakubuze wa ko mumaze iminsi mfite ibiraka ese wavuga umuntu waramubuze gute mfite telefone nimero zanyu ndazifite ama stress ubu telefone nzoze mu mufuka mba nazibitse no kuyitaba no kugira utera byanze umuntu ari mu mibare myinshi ariko tuzabonana ariko ubundi byara amahoro byara amahoro habwo narakubuze wa arakanu se warugi rakano nashaka kubaza gato urabona kakana kwa Karisa kabaye iki kana akanuzwa Karisa kawa mugabo Karisa uri umusirikare kera Anita ya kitanje akana anje shani Anita anje we ni Karisa uri umusirikare kama gatoya ntabwo ibintu byagenze neza pe sinzi niba ari umuti uje kugira inama hano uje kutugira inama mwandebera uriya muti uje kutugira inama oya ababyeyi none urakitwa n'iki umuti narawukoresheje nk'uko mwambwiye mwakongereye imbaraga uraza kutugira inama ubundi buryo usiko umuntu yakugira ikinyugunyugu ukaguruka wowe nta soni wongera umbwire none se harabura iki ubu koko uramaze ngo harabura iki harabura iki subiramo uvuze ngo iki murebe uburyo mumfashe ibintu kuva waba wari wabona ihene ifite amaguru 3 nakugira ihene ndamaguru 2 kamwe agacimba mubyeyi urashaka gutera inama bakuru
abakuru baravuga uti ntabwo watanze bihagije. uranyumva impamvu bitagenda neza? utabonye ibyo twakubwiye, ubona bikoze nabi. ibyo twakubwiye byose ntabwo ari ko wabikoze. birasaba iki? birasaba iki? nyumvira ibintu umubwiye, nyumvira ibintu umubwiye wowe. ubwenge bwawe uba wabusize mu rugo, nagutekereza. banza hereza abakuru, hereza abakuru. uri muri iki? sana zaba nimba ushaka ko ibintu byawe bicamo. akazi nshaka kubaza umuntu yakabona wenda ufite amakuru neza kuntu hase hoje mwana ubara ni nyinshi hara ni nyinshi muri yakabona kamaze iki? umva amafaranga, umva narakoze mbona amafaranga nibyo Robert, narakoze mbona amafaranga ariko bigeze cyo nshaka ubu ngubu kibura n'umugore. urabunga utese amafaranga yaguhinduye umusatsi? ubwo nasaze kuba nshaka umugore bro. imyaka umaze utarashaka umugore, ubu ibitekerezo bikugize umusazi ngo bikujyane ku kana nka kariya? yashaka twana dutunga tuba tumeze neza bro. ngo ni ukubera amafaranga? tubona tuba tumeze neza. tumeze neza kugira gute? kariya urabona bagashaka ubwo urashaka kukonona? hejuru imyaka ariko uri gushaka nese washaka umugore ufite imyaka yo gushaka? ayo nguko mbwira sogera njye gushaka ikecuru. ntacyo mbwira ngo uteza abiri ko umuntu ashaka umugore kuko afite amafaranga kumutunga no kumumeze neza, ahita gutubwita nshaka gushaka abakecuru. neza njye bundi nanjye ndi ku rwego rwo kujya gushaka umugore ufite amafaranga kugira ngo tugire. ariko mbabarire ngucira inyama. aje uramushaka nyine ya detaye wowe mva nkubwire ikintu cya mbere ufite nimero yanjye sibyo? wenda ndashaka yuko karakana ukangezaho sibyo? tuvugana uburyo ki wakangezaho nituzakurikirana ikibazo. ubu wanyimye ubuzi bunteza imbere. oya ntugire ikibazo, nta kazi uzamburana, nta kazi uzamburana, ntugire ikibazo sibyo se? wowe kora habuze. ndakumva. impanuro yagusaye ijambo rimwe. ushatse wajya guhiga abakecuru mu ngano. we kuranga umva Robert, we karakana kangezaho tuzaganira mu ngano. ahubwo ntihagire n'umuntu aba yanyumvise. tuzaganira gusa we tuvugana ukangezaho. ntari imana we. sawa komeza. ewe gamama. byose byose nta n'ikimwe wakoze, wabikoze nabi. twakubwira uburyo ubikurikiranya, niko wabikoze. ngiye kugerageza mubyeyi. none kuki utabikoze ukaba uzinduka umutwaye uza kutugira inama? uza kutugira inama wowe warabikoze nabi, urabikora nabi. na wa muti nawushyize mu nzira. umva abakuru barishimye, umva nkubwire abakuru barishimye. ugiye kuba umukire, ugiye kuba umukire. vuga umukire, vuga umukire. umukire ambo uranyumva neza? abakuru bambwiye ko bishimye. ugiye kuba umukire, abantu bose bazaba bagenda munsi y'ibirenge byabo bakupfukamire, abandi bagusuzuguraga bazabe bakugana. tega amaparaga kuvuga aya magambo tugenda kandi wubure rimo pigo ntago sigarama kanjye buke mubure kemaza mubure. Wah, diberikan nama jalan.
mwana wacu nakundi Kari umeze utese cameze neza nagiye akusibye ibibazo nyine byo kubura umuntu ntabwo byabura urumva nyine kuba wari ufite umukunzi ukamubura nabyo ni ikindi kibazo ariko nyine nakubwira ngo komera nta kundi nyine useka atari ibyanjye njyenyine nawe nuko urumva nyine turabisangiye kubura umwana ukabura umukunzi ni ibintu nyine umuntu atiyumvisha ngo yumve afite amahoro yo mu mutima ariko nanone hamwe no gusenga tugomba kugira ibyiringiro yuko umwana tuzamubona akusenga n'ubu koko nta gatekerezo k'ahantu yaba ari reka ntabwo turamubona mbese uba amaherezo akazaba yaje gusa mba numva mfite ibyiringiro ko umwana wanjye nzamubona sha biragoye pe biragoye ariko nyine nta birenze gusa urebye n'inshuti zinsura zinganiriza zirambwira ati humura umwana azaboneka rero ibyiringiro birahari pe ahubwo se wowe wumva ndibaza niba uba ushobora kurya ugashobora kwambara umwenda mwiza ukumva ukeye mu maso utari kumwe n'umukunzi wowe bikumereye gute ntabwo biba binyoroheye nyine ndicara ngatekereza ngo koko ibintu bizagenda gute nta kumushaka nta gatekerezo k'ahantu twaba tuzi ari nyine bikambana ihurizo pe gusa ahubwo se wenda sinzi gusa njyewe niko nabyumvaga nyine kari agatekerezo nshaka kukugezaho ukumva niba ari byo buriya nta kuntu twatanga nk'ikirego kuri RIB bakadufasha kumushaka ikirego iryo jambo rero karari risubiza aho urivanye kubera iki se si twabuze umuntu mbabarira uzisubiza aho urivanye umugabo wanjye ubwo ngubwo urumva icyo gitekerezo yacyumva cyo gushyira yego kujyana ikirego kuri RIB ntabwo yabyumva ariko sanje ubundi mba mbona utari gushaka akazi twirirwa na hano bimeze bite ubona ko mbaye inkumi urabona nuko ntajya mbikubwira ntabwo nagize ese wowe mbona uri hano kandi mba mbona ubuzima ahantu butwerekeza ari ukugira ngo ushake akazi ariko mbona inshuro nyinshi uri hano ukambwira ngo ugiye kureba ndengwa hano hirya kuri sinakubeshya pe akazi nagerageje kugashaka ariko ntabwo nigeze nkabona cyaza ejo bundi nahuye na wa mukobwa wo kwa Kamara shamanya wabaye mwiza oya Akamanzi ntabwo umukobwa mwiza yego twahuye yakagaruka Imana ishimwe byiza kuri nari namuyobewe naratunguwe mutoni yabaye kutamubwira ngo akurangirize uzi buriya uzajye kumureba umubaze ahantu akora akurangire nawe niyo atakurangira aho akora buriya bariya baba bazi ahantu bakura akazi shana namubwiye sinzi shana nukuri akazi pe ndagerageza mbere ko nakabona urarega nanjye kwirwara nta kintu bifasha ntabwo mba ndishimye wowe uze kureba ukuntu wamuhamagara cyangwa ujye kumureba iwabo umubaze ukuntu baba babigenje bakubwire ukuntu bo bakabona kuko sinumva ukuntu umaze imyaka yose wicaye mu rugo biragoye kandi nanjye mba nkeneye ko umfasha pe kandi nawe reka ukiyitaho akoma bibaho ko umuntu yabona akazi adatanze ruswa y'igitsina cyane ese wagize ngo abantu bose barayitanga ubwo nibyo ushaka ntabwo mvuze ko ari ibyo nshaka kuko ibyo ni bimwe mu bituma ntabona akazi barabigusaba se akerura gutya akabikubwira
ahubwo atumva urimo no kubivuga akaza agasanga uri kuvuga uri kumbwira icyo gitekerezo kubera ko no mu nzozi ze no mu bitekerezo bye no mu biganiro agira hano ntabwo icyo kintu ajya agikora cyangwa akiganira ntabwo bibaho. Nese kubera iki ntabwo ari umwana wiwe? Umva mubwire ndimo ndasenga njye ndabizi ko umwana wanjye azaboneka ariko tutagiye muri RIB. Azaboneka ate tutamushatse? Ubu twebwe dufite ubushobozi bwo guhiga icyo kiganiro tugihindure nimba wumva unshakira amahoro umugabo adahinguka agasanga uri kuvuga icyo kiganiro cyo kujya n'icyorezo. Nese umugabo wanga gushaka umwana we ni mugabo nyabaki? Umugabo wumva ko umwana we yavuze akagumya akicara agatuza ngo no kujya muri RIB tubyihorere. Ubwo se wabatekereza iki? Uzi ko bivuze n'umutima ukansenga. Nese mbabarira umbwire abakubwira ko atajya muri RIB ashingiye kuki? Aza ahari se afite ibyo yakoze se bituma wenda adashaka ko RIB yabimenya? Niki kituma adashaka ko ikirego kijya muri RIB? Uracyari umwana wa mwana we iturize ariko ndakubwiye ngo icyo gitekerezo cyo gihindure no mu bwonko bwawe ugisibe. Umva nkubwire reba umenye ko turi gushaka risheri wanjye n'ubuzima bwanjye bw'ahazaza. Reba ni sheri wawe ariko ngiye namugiriye kugisa. Ndabyumva ariko se nimba nkugejeho igitekerezo nk'umubyeyi nkawe ngo papa we yarambujije, nawe ugomba kumenya ko ari wowe wamubyaye rega wamugiriye kugisa. Uzi uko bibabaza umugabo nta kintu abaza. Karari undatuma nshengo ku mutima icyo gitekerezo cyihorere ndakwinginze. Ngiye ndabizi ko nsenga yera yo mu ijuru umwana wanjye azaboneka. Sibyo mbwira ngiye ibintu ngiye kubikora mu buryo bwanjye. Ngiye gutanga ikirego kuri RIB. Sinakubwiye ngo ntago mbigushyizemo. Butuje none reka nkubwire so uri kunyumvira se ntunyubaha ni munyubaha rero sibyo. Umva igitekerezo cyanjye uretse gatoya ube wihanganye gatoya kuri telefone ujye umpamagara nanjye nkaguhamagara. Wihangane igihe gitoya ngiye nzaguha igisubizo. Cyamuri kunyina tugukinikize. Nese nimba nkubwiye basi ngiye kubikora mu buryo bwanjye. Ubwo mbaye ubivemo ngiye kubikora mu buryo bwanjye. Naba nshaka kwirengagiza yuko nagiye ku gise cy'umwana wanjye ariko umwana wanjye ni imfura ikindi akaba n'ikinege. Ibyo wabyirengagije? Shayangane ariko uramenye mwana wanjye nubwo ubona amafaranga yabuze muri uru rugo ariko ibyo ngibyo ntibizatume ujya muri izo ngeso. Akazi kajya kaboneka niyo umuntu atatanga igitsina rwose karaboneka. Ahubwo we ikintu witwaza uragerageza ukabinyangamugayo ukaba umwana mwiza. Discipline ntabwo yabura kuguhesha akazi sibyo? Ku buryo umuntu ahura n'umubosi none se njyewe mbere nkikabona sinabonaga abankoresha kandi nta kintu nanze. akama akazi gutyo gusa. Discipline kandi n'isuku ukagenda uba umwana usa neza ufite discipline rwose akazi wakabona. None se muto ni nyine ko atakujyana wazagiye kumureba akakujyana ariko uramenye icyo kintu uzakirinde. Ntuzabikore rwose erega nta nubwo dukeneye byo gupfa ku buryo warinda kwitanga kugira ngo undengere. Mbere by'abakozi n'ababosi babo kandi none se uhise wigendera ugiye hese cana imbabura rero. Ruswa y'igitsina si umwana wanjye ungana gutya koko. Oya ahubwo reka ndekeraho gukomeza kumubwira iby'akazi ntazashiduka yabikoze nanjye ngasigara ndirimba ubwo mbonye naza none hazanye ikinyandaro mu rugo. Ubundi se ibi ntibihagije? urumva uri umuntu muzima
usaziye ubusa nk'uruhu rw'imbwa. Uyu mutwe wawe uba urimo iki ku buryo nshobora kukubwira ntunyumve? Ibintu wari urimo ni iki? Nyine iki? Nari ngiye gukora isuku. Ninde uhaye ako kazi ko gukoramo isuku? Nakubwiye kangahe? Jewe ubwanjye navuganye nawe. Nkubwira ko nta muntu ugomba kwinjira muri office yanjye. Ubu ndamutse mbuze dosiye amadokima yanjye ko yose aba ari hariya. Nakubwiye ngo ukenewemo kujya kuhakora isuku. Mbwira! Nabonaga hasa nabi. Wabonye hasa nabi, warebeye inyuma uhita umenya ko hasa nabi. Ubwo ni iki ko ntayikoreramo isuku? Reba hano hasi urabona se ivumbi y'umuntu arebye hano munsi y'urugi ahita abonamo ivumbi. Ntabwo bikureba. Jewe aha ngaha niho nkoreramo akazi kanjye. Ntabwo nkorana nawe. Niba narakubwiye ngo ibintu byose mubikura aho ngaha mubijyana ahandi. Hari ikintu warekeyemo aho ngaha uje kureba? Nese akazi kose uwakoreraga hariya ku kazi wakimuriye aha ngaha. Ariko niba ntabasha kukubwira ngo nyumve ungana gutya, ubu uzabasha kunyumva ufite imyaka 90? Cyangwa nibi bitambaro uba wapfutse mu matwi bituma nkubwira ntunyumve? Nakubundi usigaye ukora Iyi ni ofisi yanjye nkoreramo akazi kanjye. Ngo uvuze usigaye ukora akahe kazi ku buryo hari icyumba tutemerewe kugeramo? muri ofisi yanjye yo ku biro se ko muza gukoramo isuku? Nyine nuko tuzi ko n'ubuzima busanzwe nyine ari gukorera. Ese ubundi ndavuga n'iki nawe? Umaze gukingura iki? Sinzongera kuvuga ngo unanirwe kunyumva. Wanyumvise? Reba hano se. Uri kunyumva? Ndeba nibi byiso byawe biturumburire hano ndeba. Wanyumvise? Wanyumvise?